Sinzi ko nabasha kubona amagambo yasobanura uyu musore, ariko reka ngerageze. Yitwa Igitangaza, Munyakazi, Itaha Iwacu ndetse n'andi mazina menshi atandukanye. Ibi byarenze kubikoresha mu magambo gusa, ahubwo aya ni amazina asigaye anakoresha mu bihangano bye bya buri munsi, haba mu ndirimbo ze, mu ngendo ze akora umunsi ku munsi. Ni Munyakazi koko. Ibi ntibirangirira kandi mu rugendo rwe rw'umuziki, ahubwo binakomereza mu bikorwa bye. Uyu ni Munyakazi, kuko kuba Munyakazi bigaragazwa n'ibikorwa byinshi uyu mugabo amaze kugeraho. Uyu ni umusore wirwanyeho kuva mu busore bwe kugeza uyu munsi, ariko ugatongera k'umuziki nyarwanda. Umwe mu basitari East Africa ifite, kuko biragoye ko havuga urutonde rw'abasitari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bikarangira utavuze izina Bruce Melody. Ni umusore wirwanyeho kandi bivugwa ko wakuriye mu buzima bubi bushaririye, utari kumufavoriza kuba icyamamare ku rwego nk'uru nguru. Ese ni gute? Byagenze gute kugira ngo umusore nk'uyu nguyu ukuriye mu buzima bubi butari kumufavoriza kuba icyamamare ku rwego rw'isi yaje guhinduka icyamamare? Agahinduka icyamamare buri munyarwanda wese, yaba abakiri bato, yaba abasheshe akanguhe ndetse n'abandi bose bakamumenya, binyuze mu bihangano n'ijwi ry'umwimerere by'uyu musore. Ese Bruce Melody ni muntu ki? Ubuzima bwe ni ubuhe? Ni ubuhe buzima bushaririye yanyuzemo bwatumye aba icyamamare? Ese kuki yabaye icyamamare? Nukomeza kubana natwe ugakanda subscribe ndetse ugakanda n'inzogera, uraza gusobanukirwa cyane ubuzima bw'uyu musore, iki cyamamare cyanyu. Njye mugiye kubana kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe. Nk'uko inyandiko z'amateka zibisobanura, amazina ye bwite ni Itaha Iwacu Bruce. Yavutse tariki ya 2 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1992. Avukira mu karere ka Kicukiro. Melody ni bucura mu muryango w'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Ababyeyi ba Melody ni papa we witwaga Gervais Tibihangana. Uyu yitabye Imana ubwo Melody yari afite imyaka 3 gusa. Mama we yitwaga Muteteri Verena. Uyu nawe yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2013 ubwo Melody yari atangiye kwinjira mu rugendo rw'umuziki. Bruce Melody yakuriye i Kanombe, yiga amashuri abanza kuri Camp Kanombe, akomereza amashuri yisumbuye muri Efotec. Akaba yarasoreje mu karere ka Rwamagana ku kigo cyitwa Rwamagana Islamic Secondary School. Uyu munsi Bruce Melody nawe niwe musitari mu gihugu twavuga igihugu gifite, ndetse akaba n'umwe mu basitari Afurika ifite, ku buryo utavuga abasitari ku mugabane wa Afurika utavuze izina Bruce Melody. Avuga ko iyi yari inzira yari igoye kugira ngo agere kuri uru rwego. Avuga ko ari ibintu byamuvunye cyane bitewe n'urugendo ndetse n'ubuzima uyu mugabo yabayemo. Ubundi impano ya Bruce Melody yatangiye kugaragara kera. Bruce Melody avuga ko impano ye yatangiye kugaragara ubwo yaririmbaga muri ADPR, muri korali yo muri ADPR. Avuga ko yandikaga indirimbo ndetse akanazitunganya, ariko bidaciye kabiri Bruce Melody yaje kuva muri ADPR. Ese byagenze gute? Bruce Melody avuga ko impamvu yavuye muri ADPR ari uko yandikaga indirimbo ndetse akanazihimba, ariko ntibazimuhe ngo aziririmbe, bakazihereza abandi ngo bari bo bazantona kandi akaba ari nibo bazitera. Ibi byakomeje kurakaza Bruce Melody bituma bivamo arigendera. Ubundi Bruce Melody yakuze akunda itsinda rya KGB. Iri ryari itsinda ryabiciye bigacika mu Rwanda mu muziki wo hambere. Ibi byatumye akura akunda umuziki cyane, ndetse avuga ko abangaba aribo batumye yiyumvamo impano yo kuba yazaba umuhanzi nawe akajya ku rubyiniro akajya aririmba. Rimwe rero yumvishe ko iri tsinda risigaye rikorera ahitwa i Gikondo, maze yiyemeza kujya kubareba. Yumvaga ko nagerayo akababona, agahura nabo ari bubaririmbire, akabagaragariza impano ye, maze bakiyemeza kumufasha no kumushyigikira. Gusa yagezeyo araririmba, maze umwe muri bo bari bagize iryo tsinda yiyemeza kumufasha, maze amujyana muri studio. Bagiyeyo bakora indirimbo, ariko ntibyakunze ko iyi ndirimbo isohoka cyangwa se ngo irangire,
kubera ko Bruce Melody uko yagomezaga agaruka ngo arebe ko barekodinga iyo ndirimbo ikarangira bamusubizagayo, maze umunsi umwe ibyamuciye intege cyane yaraje ubwo bari bari muri iyo studio umuriro uragenda. Bruce Melody avuga ko bamusabye kugura uwo muriro. Iki gihe Bruce Melody nta n'igiceri na kimwe yari afite ku mufuka. Ibi byamuteye ubwoba ndetse binamuca intege nk'umusore wari umukene, kandi avuga ko kugera nibura agera aho iyo studio yabaga iri yazaga n'amaguru avuye i Kanombe kugera i Gikondo, cyangwa kuva i Kanombe kagera i Nyamirambo yabaga yaje n'amaguru. Ibi bigatuma ari umusore wakuze kandi yumva aciwe intege no kumubwira ngo niyishyure umuriro, nagura umuriro wa studio kugira ngo studio ikomeze ikore, kandi yarazaga bakanamusubizayo umunsi ku munsi. Ibi byatumye yigira inama yo kuhava akigira ahandi. Ariko nyuma y'igihe gito Bruce Melody yaje kumva inkuru nziza y'uko hafi y'iwabo i Kanombe bafunguye studio nshyashya. Iyi yari studio y'uwitwa Ama G The Black. Iki gihe Bruce Melody yahise ajyayo maze atangira gukorera muri iyo studio. Ariko Bruce Melody nyuma y'igihe gitoya amaze akorera muri iyo studio yatangiye kumenya n'ubundi bijyanye no gutunganya ndetse no gukora imiziki, kuko yari akiri umusore mutoya. Ariko n'ubundi uravuga ngo aho umutindi yanditse n'iriva, n'ubundi yaje kugambanirwa n'abakozi bakoranaga bamushinja ko yari amaze kubimenya kandi yaba agiye kubakura ku mugati. Ibi byatumye bamugambanira aravanaho ava muri iyo studio. Bruce Melody wari ukiri muto ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye yavuga ko urugendo rwe rw'umuziki ariho rwatangiriye, noneho ku buryo bweruye. Iki gihe yahuye n'umushoramari witwaga Munyaneza Janvier washakaga kugura studio ya Ama G The Black, maze Melody akajya yikoreramo nk'umuproducer. Gusa ibi ntibyakunze kuko Lick Lick wakoraga muri iyo studio yahise yigira muri Amerika. Aha Melody yahise ahura n'uwitwaga Fazzo. Abanyarwanda benshi baramuzi kuko yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe mu gihe cyo hambere. Bahise bahuza umugambi w'ukuntu batangira gukorana bakigarurira iyo studio. Bahuza umugambi maze bawushyikiriza uwo mushoramari wari ugiye kugura iyo studio ya Ama G The Black. Nguko ukuntu Melody yinjiye muri Unlimited Record. Iki gihe yinjiyemo ari kumwe n'uwitwa Fazzo. Bruce Melody avuga ko uwitwa Fazzo ariwe wabonye impano ya Bruce Melody mbere, maze atangira kumubwira ko ibintu byo gukora no gutunganya imiziki y'abandi yabireka, ahubwo nawe akajya yiririmbira indirimbo ze. Iki gihe Bruce Melody aravuga ati, yarambwiye ngo mfite impano nziza, mfite ijwi ryiza kandi ndaririmba neza, sinzi impamvu ngomeza gukora no gutunganya indirimbo z'abandi. Fazzo ahangaha bisa nkaho ariwe wazamuye izina ry'icyamamare ubu ngubu Bruce Melody, kuko Bruce Melody avuga ko Fazzo yatumye ahita atangira kwiyumvamo impano, ahita atangira kumva bikunze. Aha Bruce Melody ashimira Fazzo, avuga ko Fazzo ariwe watumye abo wari uyu munsi, akaba ari umwe mu basitari Afurika ifite ndetse no mu Rwanda muri rusange. Iki gihe Bruce Melody yatangiye kujya yandika indirimbo ndetse akanaziririmba ahangaha nyine muri iyi studio. Kuko urugendo rw'umusitari twamenye Bruce Melody watangiye ari umuproducer, yaje kuvamo icyamamare kizwi mu Rwanda ndetse no muri Afurika hose. Gusa ariko bidaciye kabiri Bruce Melody yaje gutandukana na Fazzo mu gihe gitoya cyane bari bamaranye. Aha Bruce Melody yahise yinjira muri Super Level ajyanywemo na Ama G na Mico The Best. Bruce Melody akimara gutandukana na Fazzo yahise yinjira muri label yitwaga Super Level, aha yajyanywemo na Mico The Best. Aha rero muri Super Level Melody naho yahakoreye indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zikundwa, ariko naho ntiyahamaze igihe kinini kuko nyuma y'igihe gito baje gusesa amasezerano mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa kabiri. Melody yahise atangaza ko yasinye amasezerano muri label yitwaga Cloud Night Entertainment. Gusa aha naho ntiyamaze igihe kinini, maze mu mwaka w'2022
Melody yinjiye muri lebo y'umujejetafaranga Coach Gael yitwa 1:55 am. Aha niho Bruce Melody yavuga noneho ku rugendo rwo kumurika umuziki w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga rwatangiriye. Aha Bruce Melody yahise ajya ku rwego rw'abahanzi bakomeye muri Afurika kuko yatangiye gukorana n'ibyamamare bikomeye cyane muri Afurika barimo nk'abitwa ba Koffi, nk'abitwa ba Harmonize, abahanzi bakomeye cyane nka ba Kaligraph John ndetse n'abandi bahanzi bakomeye cyane hirya no hino muri Afurika, ba Inosi B muri Congo ndetse n'abandi bakomeye. Ibi byatumye umuziki w'u Rwanda noneho utangira kuzamuka ku rwego rwo hejuru, uzamuye n'uyu musore wari ukiri muto kandi wari ufite impano yo gukora. Bruce Melody noneho byaje guhumira ku mirari ubwo yazaga gukorana n'umuhanzi ukomeye cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nka Shaggy. Iki gihe bakoranye indirimbo yiswe When She's Around. Iyi ndirimbo yazamuye izina rya Bruce Melody cyane kuko byamuzamuye ku bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda indirimbo ze zikinwe mu radio yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe Bruce Melody yatangiye kujya akora ibitaramo hirya no hino ku isi ndetse akajya atumirwa ku maradiyo hirya no hino akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'iri zina n'iri ndirimbo yakoranye n'uyu muhanzi w'umunyamerika Shaggy. Kuri ubu Bruce Melody mu gihe amaze mu muziki yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye harimo nka Primus Guma Guma. Afite kandi ibihembo bitanu bya Salax Award. Afite kandi ibihembo 2 bya Kiss Summer Award. Bruce Melody yatwaye ibihembo 4 bya Hip Award. Bruce Melody kandi yatwaye ibihembo 3 bya The Choice Award ndetse n'igihembo kimwe giherutse cy'umuhanzi mwiza w'umunyarwanda yahawe na Chris Award. Melody hamwe na manager we Coach Gael ubu ngubu bamaze kuba abashoramari kuko ubu bamaze gushora amafaranga yabo mu ikipe ikina mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya basket ya UGB. Ubu Bruce Melody amaze gukorera amafaranga menshi mu bijyanye n'umuziki kuko byatumye ubu ngubu aba mu bamiliyoneri mu bijyanye n'umuziki w'u Rwanda, akaba ari umwe mu bahanzi batunze agafaranga kenshi mu muziki w'u Rwanda. Mu buzima bwite Bruce Melody ntago si kenshi uzakunda kumubona yashyize amafoto ye hanze n'umugore we. Avuga ko impamvu adakunda gushyira amafoto y'umugore we hanze ari uko umugore we yabimusabye. Bruce Melody aganira n'itangazamakuru yaravuze ati umugore wanjye ntakunda ko ubuzima bwiwe ujya hanze, akunda kuba yibereye hanze bigatuma nyine atumva ko ubuzima bwe bwajya mu itangazamakuru cyane, yumva ko ubuzima bwe bwite bwaba ari ubwe bwite ntibujye hanze ngo bumenywe n'abantu benshi. Ibi rero bituma ndakunda gutangaza amakuru ye hanze cyangwa se ngo nshyire amafoto ye hanze. Ubusanzwe Bruce Melody ni umugabo afite abana 2 b'abakobwa ndetse n'umugore. Bruce Melody ni icyamamare mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Bruce Melody ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yageze kubazwa nimba nawe afite inzozi zo kuzafata ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki gihe byari ibihe witwa Christopher Muneza yari amaze igihe afashe ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibi itangazamakuru ryabibajije Bruce Melody bamuza nimba nawe afite inzozi zo kuzafata ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bruce Melody yarabasubije ati njyewe ndi umukozi kandi ndakora cyane kandi nizera ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda abakozi n'abantu bakora cyane. Nkanjye Munyakazi rero ndabasezeranya ko umunsi umwe muzayibona. Ntibyatinze izi nzozi z'uyu musore zaje kugerwaho maze nyakubahwa Perezida wa Repubulika bafatana ifoto. Murakoze cyane mwakomeze kudukurikira, mukomeze kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Naha dusubikiye ubuzima ndetse n'amateka bw'icyamamare umusitari wanyu Bruce Melody. Igihe wabagezagaho iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe.